waba warize waba utarize, waba ufite akazi waba udafite akazi, iyi bizinesi izagutunga. Iyi bizinesi ngiye kukubwira ibihugu byose bikomeye cyane, haba ku isi haba muri Afurika, abenshi barayikora. Yaba umuzungu yaba umwirabura bose barabikora, yaba akize yaba akennye buri wese ayisangamo. Waba ufite akazi waba nta kazi ufite, buri wese arayikora. Noneho akarusho kiyongera muri ibyo byose ni uko yinjiza akavagari k'amafaranga. Iyo bizinesi ufite amatsiko yo kuyimenya, no mu Rwanda benshi barayikora kandi benshi yarabakijije, kandi abo bose bayikora bahembwa amafaranga y'akavagari kayo azwi nabo gusa, nta n'umwe ushobora kumenya amafaranga bahembwa. Niyo nje kukubwira ngo nawe wicare hasi uyumve kandi uzayikore. Iyi bizinesi ni nziza cyane. Harya ngo wabuze ibyo wakora, ngo wabuze igishoro, ngo wabuze bizinesi wakora, ngo wabuze akazi, ngiye kukubwira bizinesi ugiye gukora none ahangaha imwe yonyine. Ntabwo ngiye kukubwira ngo nzanye bizinesi ebyiri cyangwa se nzanye 3 cyangwa nzanye 10, oya, nzanye bizinesi imwe yonyine ugiye gukora, ikazagutunga ikagukiza we n'umuryango wawe wose, kandi igihe kinini, nta n'imvune zirimo, yewe nta n'ibintu bya stress birimo. Wowe icara hasi ngiye kukubwira akantu k'ubwenge. Ufite telefone yawe, ukunda gukurikirana ibiganiro by'abandi bantu bagiye batandukanye, ndetse harimo nanjye, ukavana amasomo ku bandi baba bakwigishije, ukagira ubumenyi buhambaye. Nyamara icyo usabwa kugira ngo byose ubigereho ni ukuba waguze amadata, waguze connection, ubundi ufite na telefone yawe, ubundi ukajya kubisacinga ukareba ibyo ushaka ukishimisha. Ibanga utazi, uba uri guhesha amafaranga uwo muntu uri gukurikira, uwo muntu uri kureba, urimo uramuhesha ubutunzi wowe utari kugeraho. Bivuze ngo iyo business nta yindi, ni uko nshaka ko nawe ubwawe wazajya urebwa nk'uko uri kundeba, ugakurikiranwa nk'uko ukurikira abandi, ukinjiza amafaranga nk'uko uyikwinjiriza abandi. Nshatse kuvuga ko ari YouTube channel. Fungura YouTube channel. YouTube niyo yonyine iri gutanga amafaranga muri izi mbuga za social media. Waguze amayinite yawe, ufite connection yawe, ufite na telefone yawe, ubundi ugakorera amafaranga nta kindi kiguzi na gitoya. Umuzungu abibyukiraho guhera mu gitondo akageza nimugoroba ari gukorera amafaranga ye, cyangwa se akigomwa amasaha 2 cyangwa 3 cyangwa isaha imwe akajya gukorera amafaranga kuri YouTube, ubundi bikamutunga, akarihira abana, akabona ibimutunga, ndetse akanategurira ubuzima bwe bw'ahazaza. Yagera mu birabura, umubonye wese akamubonamo ubutunzi bw'amafaranga butabarika. Nyamara ahantu ayavana niho natwe twakagombye kuyakura. Ubwenge akoresha kugira ngo ayagereho, rimwe na rimwe turanabumurusha, n'igihe yagira kugira ngo abashe kuyakorera natwe turagifite. Aho yakora nta handi ni kuri channel ya YouTube, aho natwe twahajya. Yewe dushobora no kumurusha content nziza kurusha iyo afite. Ni gute umuzungu akorera amafaranga, amara umwanya munini ashakisha amafaranga kuri YouTube channel, twebwe ubwacu bikatunanira? Ubwo buhamya nkubwiye bwiza wabuhabwa n'aba content creators bo mu Rwanda, nibo babizi neza. Uzamwegera umubaze ngo ubundi YouTube ni iki, ese gufungura channel bigenda bite, ese binyungu irimo ni iyihe, azagusobanurira neza cyane ko batabiguhisha, kuko nta hantu bivanira amafaranga ku giti cyawe utagiye kwaheshwa n'undi. Si butike waba uri gucuruza cyangwa se yaba ari gucuruza ngo murakompeta mu Rwanda abakiriya, uzashyira ibyawe kuri channel yawe urebwe cyangwa se be kukureba, nawe ubwe azashyiraho ibye arebwe nk'uko usanzwe ubireba. Umuzungu yabonye neza yifatira umwanya, warabibara ahibyaza umusaruro. Nawe se reka ngo urugero rwumvikana neza. Niba content creators we yifitiye channel ye iri kumutunga, ikamugaburira, akabasha kugura inzu atarigeze yubaka, akabasha kurihira abana be atarigeze agira akazi keza, ari ukwicara kuri YouTube ye akibonera amafaranga. Ejo yapfa abana be bagasigara bayikoresha, ugasanga ya mafaranga yakoreraga kera na bugingo n'ubaracyayakorera, kandi abana be akakomeza akabatunga. Business waba ufite iyo yose ntabwo channel yawe izayibangamira, n'ubundi nta kazi kawe kazakomeza gakorwe, ibyo wakoraga bizakomeza bitera imbere, ariko na channel yawe iri gutera imbere kandi kaguha amafaranga. None business wabona nk'iyo ngiyo muri kino gihe ibyara amafaranga ngana gutyo ni iyi channel yonyine nizaguha amafaranga, nubishyira mu bumenyi n'ubushishozi uzayibyazamo umusaruro. Hari abantu benshi tubona tukabaseka kuko asa nabi, agaragara nabi, nyamara icyo akurikiye nuko wamureba ukamuhesha amafaranga. Indi nyungu zagutezeho ni iyi, murebe umuhesha amafaranga. Ibyo ari gukora bituma yiyambika isura mbi, agaragara nabi, nta kindi cyashaka ari amafaranga azava mu bantu bari kumureba.
none ni gute utabikora kugira ngo ubyaze iyo telefone yawe amafaranga angana gutyo? Kuba ufite telefone niko kugira ubutunzi buhanitse kandi bw'ikirenga. Ntawe uzamenya ngo ufite ubutunzi bungana bute, nta n'uzamenya ngo winjiza ngahe, ni wowe ubwawe uzajya wimenyera umutungo wawe. Ntuzatinye ngo nabura ibyo nshyiraho, oya, impano zawe zonyine, amahirwe wahawe n'Imana ikaguha impano, iyo mpano wahawe yikoreshe ubundi yibyaza umusaruro. Hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo hari igihe tuzabazwa itaranto twahawe icyo twazikoresheje. Niba warahawe impano yo kuvuga neza, ukaba uri kuyobora cyangwa se ukaba uri gucuruza cyangwa se ukaba uri kwigisha, ibyo ngibyo uri gukorera abandi, ukaba uzi kuri kwigisha abanyeshuri cyangwa se ukaba uzi ko ufite umuhamagaro wo gukina amakomedi cyangwa se ukaba waragize amahirwe yo kuri gucuruza, bicuruze kuri iyo channel yawe ya YouTube, ariko unabigaragaze ko uri kwigisha ibintu bya business nawe ubikora. Rwose ibyo bintu ngiye kukubwira cyangwa se nkubwiye bya channel bizakugirira akamaro kandi bizagukiza. Uzi ko umuntu usanga yarubatse amazu, yubatse ibipangu, afite amamodoka, abana biga neza, uwo muntu arya neza, afite amafaranga, arinjira, ukibaza ahantu yavana bikagucanga. Impamvu nta yindi, ni za channel umuntu aba afite, ari ukuvuga amagambo nk'uku kwanjye ndi kuyavuga, cyangwa se akaba ari gukina amakomedi uri kumureba ukamuseka, nyamara iri kugwiza ipinda ry'amafaranga. Mfite abantu bankurikiye ahangaha bafite amacano babizi neza kuturusha. Ngi inama nakugira, muntu wanjye ntabwo nkuzi, nanjye nzi neza yuko abantu banzi ni bake. Ngewe impamvu nkora ibi ngibi nuko mbizimo ibanga ryabo. Nubwo wagira views nk'izo ngira, ntabwo wamenya amafaranga mpembwa ngo nangaye. Gusa icyo wakora cyose ukagishyira kuri channel yawe kizarebwa, kandi uko bakureba niko n'amafaranga azaza. Niba bino bihugu by'abazungu n'abarabu bakunda gukoresha YouTube, haba kureba cyangwa se kurebwa, ari byo bihugu biza ku mwanya wa mbere ni ku isi, bifite aba content creators benshi cyangwa se abantu bakunda gukurikira kuri YouTube benshi. Kuki mu Rwanda aka karu tutagatekerezaho? Ariko ahantu utazahura n'umusoro ngo urakwepana n'imisoro ya leta, ahantu batazamenya ngo winjira amafaranga ngahe, ahantu uzajya wicarira ukora akaganiro nk'aka nkoze ukabyaza amafaranga. Ubuse ibintu mbabwira si ukuri, ariko ndimo ndabihemberwa. Ntuzatinye ngo ufite views nkeya, oya, izo views nkeya zishobora kuba ziguhemba amafaranga menshi kuruta mwagize nyinshi. Nibyo nkubwira ni ukuri, ngende bikubwira nk'umuntu wanjye, kuko bino biganiro mba nkubwira hari igihe uzabyifuza ntubibone. Genda ushaka agacano, nta kintu kazakubangamiraho, ubundi wicaye muri sari wawe ukora aka video ugakubite kuri channel yawe, nigashaka kazagire views 10 cyangwa se kagire views 20, ariko ejo bizagenda byiyongera gake kandi bizarangira ubonye amafaranga. Abantu benshi batangiye kubijyamo ubu ngubu, uko benshi batinya kubikora. Hari n'ababikora bagiramo hagati bikanga bakabivamo ngo kuko babuze views, barabona batarebwa, akumva ko kuzabona amasaha 4,000 ari umusaraba kuri we. Nyamara ifaranga rya YouTube urirya warivuniki, kuko kugira ngo uzabone ari amasaha biragoye. Ariko reka nkugire inama, niba uzi ko kubitangira bikuvuna, genda ushake umuntu ufite channel uyimugurire, genda ushake channel yigure. Ubwo nabwo ni uburyo bushoboka. Niba uzi ko kugira ngo ubone amasaha 4,000 byakuvuna, ukaba uzi neza ko na subscribers 1,000 byakuvuna, genda uyigure. Nuyigura ugende none wishyirire impano zawe. Gusa ikintu watangije n'ikintu uguze ntabwo bigenda kimwe nk'icyo wifondeye. Buri itungo wiyororeye ntabwo uburizi neza cyangwa se ntabwo rikura neza nk'iryo waguze. Ushobora kurigura ukaryondora ukaryitaho, warariguza ari ribi. Kimwe nuko none waryiyororera, buri ibyiza ikintu wiyororeye urakimenya, uko giteye, uko wagitwaye, uko cyakuze n'ibyo gikunda. Ariko itungo waguze rikuze, kugira ngo uzamenye ibyaryo biravuna. Niyo mpamvu rero nkugira inama, shaka agacano ugashyire ku ruhande. Niba uri umuhanzi, hanga indirimbo yawe ushyire hariya, abantu bazayikunda. Ntuzavuge ngo abantu bazabyanga, ntabwo nzi ibi bintu, ntabwo nashobora kubikora. Ntiwabura impano wabuze. Uzi n'impano zo kwiruka, nushaka uzagiye wikamera wirukanka, ibyo nabyo tuzabireba. Cyangwa se uzagende niba uzi kwivuga inka, ibyo kiraka n'ubundi buryo ufite cyo kujya kuvuga inka, genda wikamere uri kuvuga ibihozo by'inka cyangwa se ibisingizo by'inka, niba babyita n'ibisingizo. Ibyo byose ni ibintu byaguhesha amafaranga. Niba ikintu cyose uzi cyawe, uzi ko uyiziho, genda ugikore kuri channel yawe, tuzakureba. Nitukureba uzabona amafaranga. Ariko ibyo bintu biragoye, yego biragoye, ariko ntago abanyarwanda turabyumva neza ko YouTube channel irimo ibiceri. Aka ni akigisho natekerejeho, ndavuga inti reka nze nkababwire kuko kagira umumaro. Abantu benshi byarabakije. Niba abazungu ibi bintu babikora, ni gute twebwe tutabikora? Niba mu bihugu 10 bya mbere bikomeye muri Afurika bikunda gukoresha YouTube, kuki
mu Rwanda tutazamo, ahubwo ugasanga harazamo Bugande, harazamo Tanzania, harazamo Kenya, ibyo bihugu byose twegeranye birayikoresha, ariko ugasanga mu Rwanda nta nubwo bazi n'ubucwe, ugasanga n'ababikora nta nubwo banazwi. Nyamara channel cyangwa se YouTube niyo yonyine wavanamo urufito rw'amafaranga kandi witurije bitabangamiye akazi kawe, waba ushaka kugaragara, waba ushaka no kutagaragara. Ndaguha urugero rwumvikana. Ubu nanjye ntabwo nakwigaragaza bitewe n'iki, akazi nkora ntabwo kanyemerera ko amashusho yanjye ajya hanze. Ndashaka ko nzajya nikura udufaranga tube dukeya cyangwa se azabe menshi, ntangiye ejo bundi yenda mu gihe kiri imbere bizasigara bintunganye n'umuryango wanjye, narahawe pension mu kazi ndi gukora, kuko akazi ndi gukora ntabwo nzakarambamo, ariko ibi ngibi nzabirambamo, mu bizantunga n'umwana wanjye azaza bikomerezeho kandi bizamutunga. Nahoze numva ikiganiro kimwe ndi gusoza, niba channel ya Michael Jackson iri gutunga n'umuryango we na bugingo nuba kiri kurya amafaranga yayo yarapfuye kera, ni gute nge nanjye ntasigaye iyanjye ntazayubaka nibura nkazapfa igazasigara intungira umuryango wanjye? None se nkubeshye? Ntabwo nakubeshye. Niba umuhanzi yarapfuye kera agasiga channel n'ubu ikaba ikiri kwinjiza iri gutunga umuryango we yarapfuye kera, ni gute twebwe tutabikora? Niba ushaka kugaragara uzigaragaze, kandi niba udashaka kugaragara nabwo ntuzigaragaze. Ayo mahirwe rwose YouTube irayatanga, igisha rwose ntugaragare kugira ngo akazi ke katabangamirwa, cyangwa se igaragaze. Nabyo ni byiza, ni nabyo byiza cyane. Igaragaze kugira ngo ibyo wakoraga, niba nta byo wakoraga byapfaga cyangwa se wabangamiraga. Reka rero mushimire muntu wanjye, ndatekereza iri somo nguhaye rifite agaciro gakomeye cyane, kandi ndatekereza ko ari byiza. Genda ukore agacano, niba utazi kugakora mpamagara nkagufungurire, ubundi ugenda ushyireho ikiganiro cyawe cyangwa se isomo ryawe cyangwa se video yawe. Usiba kudakoresha iby'abandi, koresha ibyawe, ubundi utegereze icyo umusaruro iyo channel yawe izaguha. Ntabwo izaguha umusaruro muke, icyo kintu nagusezeranye. Ntabwo YouTube ihemba nabi, ntabwo YouTube ihemba nabi, uzahembwa neza pe, mu buryo bwose bushoboka. Bya washyiraho ibintu byiza, washyiraho ibibi, nushyiraho byiza cyane uzarebwa cyane, nushyiraho ibibi yego uzarebwa nabi. Ariko inama nakugira, ikintu nayinje kukubwira, shaka agacano ugenda ugakore. Niba bari abazungu babikora, natwe reka tubikore. Niba muri bihugu twegeranye bibikora, nawe genda ubikore. Niba ngiye ndi kubikora, nawe bikore, kuko ntacyo ndi kukurusha. N'undi wabikoze nawe nta kintu yakurushije. Iyo ni inama rwose nkugiriye kandi nziza cyane. Niba utabizi mpamagara, nimero zanjye zirimo muri description, ubundi umpamagare umbwire uti, cyangwa unyandikire muri comment umbwire uti mfungurira channel, ubundi ndabigukorera, ubundi ushyireho content yawe, kandi nzi neza yuko izagufasha, izakubakira ubuzima bwawe bwose. Reka mushimire rero kubugeza aha ngaho umpesheje amafaranga, kandi kunkurikira ubu uri kumpesha amafaranga, uri umuntu w'agaciro. Ndagushimiye.